ariko icyo ndashaka kuvuga, igihe Dawidi yarashaje, Dawidi yagize ibibazo byinshi, kandi yagize ibibazo ntabwo byavuye hanze, kuko abo hanze bose rero abatsinze, abami bose bamwubaha kuko yari afite imbaraga. Ariko ashaje intambara zavuye mu bantu be. Nanjye byarambabaje simbabeshya, izi ntambara nyine twagiyemo zavuye mu bantu bacu. Ariko Dawidi yari umwami w'impuhwe, aba ati n'aka kana kanjye ka Abusalomu kanyirukanye, umwe yakabyara ibintu mukice. Nanjye nuko bimeze. Utu twana twose twanze kumvira umwami, ndadusabira kugira ngo dukizwe neza, kugira ngo mu bana bacu ntihazagire n'umwe wo kurimbuka. Ndashima Imana rero, haleluya. Abantu bantenye rero mwambaye hafi cyane, muraba mutireka da, iby'Imana yasezeranye birahari. Umuntu witwa Fortuna araharira, na Clementine ari hehe? Byagiye Clementine. Byarantangaje cyane. Bari abantu baratinyuka, mwabonye ukuntu batinyuka, baratinyutse. Nahoze mbabona nka Petero mwaramubonye ari iruhande rwa Yesu, nuko iruhande rwa Yesu abona baramukubita. Petero sintabona kwihangana, oya, yanze kwihangana, afata inkota aranyira agira ati aca ugutwi. Ariko Yesu aramwatoya, ntabwo ariko twebwe turwana. Haleluya. Uwo rero ni umurage ukomeye, mbabwiza ukuri. Umurage w'amenyo, ni umurage wo gukira, ni umurage wo kugira ibigega bikuzura, ni umurage wo kumererwa neza mukaba abantu bazima, u Rwanda rwose rukabimenya. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Ntabwo byoroshye kugira icyo umuntu avuga, kuko ku mutima hari byinshi cyane. Birangoye kubishyira ku murongo, ariko ndavuga ibindi ku mutima uko bije. Murabinyemereye. Imana ishimwe cyane. Bishop elect namwe mwese mwasizwe amavuta, abanyakubahwa executive mwaje hano, namwe bakristo bavandimwe. Haleluya. Turashima Imana cyane, twishimye, twasetse, ndimo ndareba no mu ijuru ko bimeze. Yesu yasetse, abamarayika basetse, Imana yasetse. Mureke dukomere Imana amashyi twishime. Uyu munsi numvise nshimye Imana mbarebye, kuko gahunda y'igihugu turimo ni ukugira abanyarwanda bameze nk'amwe, bakeye, bafite ubwenge, bakize, bameze neza. Banyakubahwa abayobozi b'igihugu, iki ni ikintu twasengeye kandi twifuje kera, kuko Imana yaduhaye ubwenge, kandi ubwenge yaduhaye no kugira ngo mwebwe dufatanye n'abayobozi twubake igihugu cyacu kandi tucyubake neza. Ndashima Imana, igihe narobanurwaga Perezida wa Repubulika yari ahari, ndobanurwa, kandi kuko yambwiye ko umurimo ngiyemo ari umurimo ukomeye, kuko jenoside ikirangira. Ariko yarambwiye ngo Imana izagushoboza. N'indirimbo yashyushye, ariko Imana yatumye yicaraho, icyubahiro kibe cy'Imana. Kandi nanjye nase, haleluya, ntenye mwe mwambereye abana beza cyane, mwambereye abantu beza cyane. Mbabwije ukuri, naza nsubira inyuma nyine, mbona ahantu hambere natangiriye ni hano Ntenyo, nshaka kwiga uburyo bw'amajyambere, uburyo umuntu ashobora kuvana abantu ahantu bari hasi cyane ukabazamura ukabageza ahantu hakwiriye. Ubwo rero mwambere ishuri rikomeye, narabaherekeje na Musokoro, sinzi ko mwibuka, n'ibindi, kuko twari turimo tureba ese koko tutarebye abazungu. Narabwiye ngo abazungu mureba mubibagirwe, kuko akimuhana kaza imvura ihise. Ndavuga ngo mureke twebwe ubwacu n'amaboko yacu n'umutwe wacu turebe ko dushobora gukora. Hari byinshi twakoze rero, hari n'ibyo twagerageje maze bikatunanira
pe bikatunanira. Ndavuga ubwo bitunaniye ntacyo bitwaye, mureke dutangire ibindi. Burya abantu bagira umurage bakagira n'umuco, kandi imirage tuyikura kwa basekuruza wacu. Niyo mpamvu muzi abantu bavuga ngo bariya ngo karande yawo ngo yarawemyeho. Mwebwe mufite karande ebyiri ngiye kubabwira. Iya mbere ahantu mutuye kwande kwa Mirenge ku Ntenyo. Uwo ni umurage ukomeye cyane kuri Ntenyo. Gutura kwa Mirenge ku Ntenyo ni ukurwanya ubukene mukabuvanaho, mugakora cyane. Ndi umwana najyaga nsoma Ngunda mwaramusobye, kandi ahangaha niho ashingiye agakora muri imisozi yose yahereye ahangaha ku Ntenyo. Uwo rero ni umurage ukomeye, mbabwiza ukuri. Umurage wa Ntenyo ni umurage wo gukira, ni umurage wo kugira ibigega bikuzura, ni umurage wo kumererwa neza mukaba abantu bazima, u Rwanda rwose rukabimenya. Haleluya. Abasabye rero ko umurage wa Mirenge ku Ntenyo mumenye n'abana banyu bazawukomeze. Uwo ni umurage wa mbere. Ngiye kuvuga umurage wa kabiri. Hano hari umubyeyi wa hano, ntabwo mwibagirwa na rimwe, witwa Rutabagisha. Murawibuka? Ni umurage ukomeye cyane, kuko ikintu yatangiye cya mbere ni gufata akantu ubanza baratangiraga hano hasi kugira ngo yigishe abantu bo ku Ntenyo gusoma. Kugira gute? Icyo kintu cyitwa inyuguti rero. Inyuguti ni ikintu gikomeye cyane. Yabaraze umurage w'inyuguti wo kumenya gusoma, kandi ngo uzajijuka ute utazi kugira gute? Utazi gusoma. Murabashimye rero ko abana banyu mwabazanye mu mashuri. Nyakubahwa executive y'amashuri ntabwo apfuye kuza, oya, afite aho yaturutse, kandi Imana ishimwe cyane kuko yaturutse cyane kuri uwo murage ukomeye waturutse kwa Rutabagisha. Ntimukahibagirwe na rimwe. Uwo rero ni umurage ukomeye, umurage wo kwiga. Icyamfashe nuko twarabigishije, murabifata, murabimenya. Imana igeze ngo irabazamura, none aho mugeze harashimishije. Haleluya. Iyo mbareba rero nkabitegereza, mpereye aho twatangiriye, nahoze mubona Faustin mwamubonye buriya. Nawe murebe umwana mwareze rwose. Mushatse mwakwishima. N'abandi murabyumva, n'abandi bose mbareba wajya kubona ko Imana yabazamuye, yabakujije, yabahaye ubwenge butangaje. Icyo rero ngenda ngishimira Imana cyane, kuko iyo abantu bari mu Mana umucyo uramanuka. muri buko wa mucyo mwanyeretse, wa mucyo amatoroshi yose perezida Paruwasi ari amatoroshi yose umucyo. Umucyo iyo uje umwijima ugira ute? Urahunga. Mureke rero uwo mucyo wirukana ubukene, uwo mucyo wirukana Satani, uwo mucyo ube urutindo rwiza rwo kuwunga, uwo mucyo ube umusemburo w'amajyambere kuri mwebwe no ku bana banyu. Haleluya. Abatashoboye kwiga, kuko ndabizi barahari, bahereye aho ngaho, ntabwo byari gukunda ko mukomeza. Mushyire imbaraga zose mu bana banyu. Ndongera ndabisubiramo, abatashoboye kwiga ngo muzamuke, mushyire imbaraga hehe? Mu bana banyu, kugira ngo iyi Ntenyo ya Mirenge izamuwe n'abari abana. Inzozi ngiye ntagezeho, bajya kwa executive. Aha hantu numvaga nifuza ko aba stade, kandi nkayibona n'ubu ndayibona mu maso yanjye. Stade ahangaha, mwebwe ntimuyibona stade aho yagombye kuba? Nyakubahwa Bishop elect, ahantu stade. Ko nifuza barahubatse turiya tuzu n'utu twose n'ubashaka kudukuraho, kugira ngo ahantu habe stade abantu bazajya bakiniramo, abantu bose bakaza bavuga ngo Ntenyo hoye. Kandi muhumure bizaza.
bizaza. Ariko njyewe mfite iyo ndoto naranyifite. Ahangaha abantu bose baza hano bakabona turimo turakina, kandi nabonaga ngiye plan nayibonaga n'ubu ndacyayibona. Imana izabafashe no kugira ngo mugere ku byinshi cyane birenze ibyo ngibyo twibwira. Irya nyuma mwarakoze cyane gusenga, murimo muravuga Eliya. Ndagira mbabwire ngo mu buzima bwanjye koko nabaye umuhanuzi nka Eliya, kuko nabaye umuhanuzi w'imiriro. Mwabivuze pe. Ariko imiriro akenshi ni imiriro myiza, kuko umuriro uratwika, ugatwika Satani yabona akirukanka. Umuriro wangiriye neza cyane, nubwo bitari byoroshye. Nageze nanjye aho nicara nka Eliya rwose, n'ibyo kurya simbibone, ariko Imana ikohereza ibikona bikangaburira. Iyo Mana mwumvira baki. Nageze ahantu hakomeye nashaka kuvuga, ariko nzabyandika byose, namwe nzabandika rwose, kugira ngo amateka atazibagirana na rimwe. Eliya yakoze umurimo mu bihe bikomeye, nk'uko mwabirimbye ba Yezebeli n'abandi abami ba Bayali bari bahari, babahanuzi bose bamuhiga. Yageze hagira n'ubwoba bwo gupfa, ariko Imana yavuga ngo humura ndi kumwe nawe. Haleluya. Kandi yarangije neza. Muzi ko yarangije igare ry'umuriro. Igare ry'umuriro. Haleluya. Rimujyana mu ijuru. Ryamujyanye mu ijuru. Elisa agakurikira, kabayiza arimo akurikira areba aho igikombe kizatakara. Ariko yarageze aho ngaho mu buryo bukomeye, igikombe dore yaragifashe. Rero Imana izagushoboza, uzakora ibikwiriye, uzigisha abana b'abahanuzi, kandi abanyamahanga nk'uko wa wundi Namani yaje maze ukamukiza, uzakize abanyamahanga bamenye ko Imana ari Imana, kandi Imana yacu uzabimenyesheje n'abanyamahanga bamenye ko Imana ari Imana. Muri diyoseze bazamenye ko Imana ari Imana. Iyo ni misi Imana iguhaye. Haleluya. Nagiye kwihanika, bararirimba ngo Musenyeri wowe umeze nka Dawidi, naho Kabayiza ameze nkande. Dawidi yabyaye abana benshi cyane, ariko umwana wagomba kuba umwami yitwaga nde? Yitwaga Salomo. Ariko icyo ndashaka kuvuga, igihe Dawidi yari ashaje, Dawidi yagize ibibazo byinshi, kandi yagize ibibazo ntabwo byavuye hanze, kuko abo hanze bose rero abatsinze, abami bose bamwubaha kuko yari afite imbaraga. Ariko ashaje, intambara zavuye mu bantu be. Nanjye byarambabaje, simbabeshya. Izi ntambara nyine twagiyemo zavuye mu bantu bacu. Ariko Dawidi yari umwami w'impuhwe, ati n'aka kana kanjye ka Abusalomu kanyirukanye, mwe yakabyara ngo ntimukice. Nanjye nuko bimeze. Utwo twana twose twanze kumvira umwami, ndadusabira kugira ngo dukizwe neza, kugira ngo mu bana bacu ntihazagire n'umwe wo kurimbuka. Aho ngaho ndagira ngo muzahasengere. Haleluya. Ariko ndabashima cyane, Dawidi yageze aho arahungahunga abana be, arahunga kuko bashaka kumwica. Ariko habaye abamukomeza, baramukomeza cyane, baravuga ngo humura, ibyo Imana yasezeranye yagusezeranye byanze bikunze bizaba. Ndashima Imana rero. Haleluya. Abantu bantenye rero mwambaye hafi cyane, muraba mutireka da, ibyo Imana yasezeranye birahari. Umuntu witwa Fortuna araharira, na Clementine ari hehe? Byagiye Clementine. Byarantangaje cyane. Bari abantu baratinyuka, mwabonye ukuntu batinyuka, baratinyutse. Nahoze mbabona nka Petero mwaramubonye ari iruhande rwa Yesu,
nuko iruhande rwa Yesu abona baramukubita Petero si ntabwo nakwihangana oya yanze kwihangana afata inkota arangira agira ati aca ugutwi ariko Yesu aramwatoya ntabwo ariko twego turwana haleluya ariko amaherezo Yesu yabaje Petero ariko Petero mwibuke Yesu amaze kuzuka urankunda Petero abiye ati ndagukunda arongera amubaza ngo iki urankunda aravuga ati ndagukunda ubwa gatatu urankunda Petero mu buto ati ndagukunda se wabonye ntafata inkota nkaca ugutwi Petero yakundaga cyane mwarakoze kunkunda mwarakoze cyane mwarakoze muri biro byose hazavamo ikintu gikomeye hazavamo ikintu gikomeye n'ubundi gukurikira uburyo guhera uyu munsi wabuze ubutumwa hose ku isi yose barabukurikira haleluya byose bivamo ibyiza ku bakunda Imana amen reka rero ndashaka kurangiza mbashimira cyane kandi dukomeza kubabwira ngo mukomeze musenge kuko intwaro yacu ni ukugira gute ni ugusenga tugasenga cyane kugira ngo ibi byose turimo dutegura bizagende neza niturangiza musenyeri ugiye kujyaho azajyeho neza nawe kandi ndabasabye mutega amatwi muzamushyigikire muvuge ngo amina muzamukunde kandi muzamujye inyuma kugira ngo muvuge Yesu muzima Yesu kiza kandi muzakomeze murwanishe ibendera ry'Imana haleluya nyakubahwa pasiteri mwakoze cyane kutwakira impano mwaduhaye ziratangaje yewe mbibonye byose mbona umutima wanyu ni umutima wa zahabu haleluya Imana izabakomeze rero kandi muzakomeze mwubake ingo zanyu mwubake abana banyu mwubake intenyo yacu kugira ngo tuzakomeze tubaho imbere ntabwo tugomba kuba inyuma Imana rero mwese ibaha amahoro kandi Imana yarakoze ko turangije umwaka neza mbifurije rero umwaka mwiza utaha uzaba umwaka w'amahoro umwaka uhesha Imana icyubahiro muhaguruke dusenge mwakoze cyane mukomerere mu mwami no mbaraga zose z'ubwo bwinshi mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani amahoro Imana itanga arutaka umuntu wese yakwibwira arinde imibiri yanyu n'imitima yanyu n'ubwenge bwanyu kugira ngo mukomeze kumenya Imana Data wa twese mumenye Yesu Kristo umucunguzi wacu kandi imigisha iva ku Mana Data wa twese Imana Umwana Imana Umwuka Wera iyo migisha igumana namwe iyo migisha ikomeze kubana namwe muri uyu mwaka mwiza dutangiye iyo migisha yo ku itorero ry'Imana iyo migisha yo ku gihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda kuva none kugeza iteka ryose amen murakoze cyane